ni bande muri mwebwe bifuza gutangira inzira z'igisiyoni? Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Bwana sifiwe. Abantu bafite ahantu bashinze imbaraga. Umuntu agira abantu bakomeye babakira kumva arakomeye, akumva afite imbaraga. Ni byiza nabyo si bibi, ariko ndagira ngo nkubwire umuntu uhirwa uwo ari we mwene data. Ni umuntu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni. Ni umuntu ugufitemo imbaraga Mana. Ni umuntu wakwiringiye, ni umuntu wakwishingikirijeho, ni umuntu wazinutswe inzira z'ibyaha zose, ni umuntu wazinutswe twatuyira twabugufi twose akiyegurira Imana. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, Bwana sifiwe sana, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo ibambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga muri izi nzira z'igisiyoni abazirimo. Haleluya. Se ko mbona mudafashwa di. Abantu bari muri izi nzira z'igisiyoni bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana Isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana Isiyoni. Ndagusengera ngo utandukane n'ibikurushya. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abanyabyaha. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abajya mu barozi n'abapfumu. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira z'abarangi. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira zikujyana Gehinomu. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Yesu ashimwe bakunzi barabohora TV. Nongeye kubasuhuza. Njyewe nkuko tumenyeranye ni Betty Nyiramukiza. Ndi umumama w'abana batatu, ndi umukristo i Remera. Niho nkorera umurimo, ndi umwe mu bayobozi baho ba international. Shimira Imana yampamagaye ikampa umurimo, ikanyizera, ikampa agakiza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora gucumuraho. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana turirimbane ibice bibiri birahagije rwose, dufatanye kwibuka ibyo Umwami Yesu yadukoreye no gusengana. Hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nkiri ibyaha birimburwe, nkiri ibyaha birimburwe, ngerageza uko nshoboye kwibona, kwibuza inama mbi z'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jyumboneza, jyumboneza. Ntabwo nshoboye gukomeza, reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ri muri Zaburi ibice byaho 84, turasoma umurongo waho wa 6. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya Isiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga,
umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye. Mana ya Yakobo, ntegera ugutwi. Mana ngabo idukingira, reba witegereze mu maso h'uwo wasize. Amen. Kuko munsi umwe mu bikari byawe uruti yindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo inkingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Hahirwa Uwiteka Nyiringabo, hahirwa umuntu kwiringira. Amen. Mbatuye iyi zaburi mwese ibafashe. Iyi zaburi yahimbwe na Dawidi, ni ya Dawidi. Aho yaririmbaga, iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirishaga inanga ijwi ryitwa gititi. Ni zaburi ya bene Kora. Iyi ni zaburi ya bene Kora baririmbye. Baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Amen. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Je nakunda kwihagararira gusa ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, kuko bindutira kuba mu mazu yubakitse cyane, bikandutira kuba muri kabare nk'inzoga. Iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Uyu muririmbyi nawe yanyibukije ino zaburi. Ariko ikintu ushaka ko tuganira mu minota itari myinshi ni ijambo rivuga ngo inzira. Inzira ni nyinshi. Muri iyi si haba inzira nyinshi. Hari inzira z'amazi, abantu bagaca inzira z'amazi bakoga, arabaca mu bwato, izo ni inzira. Hari n'izindi nzira z'ikirere, nazo ni inzira. Abantu bagenda mu kirere, abapiloti, amasterite, ni inzira. Hari n'utuyira dutoya twatundi two mu mihana, kwa kundi abantu baba baturanye, agaca nko mu kayira rwose gatoya akabageze aho ashaka kujya. Iyo iyo nayo ni inzira. Izi nzira rero sinshaka wenda kuzitindamo, gusa nashaka kubabwira ko hari inzira. Iri jambo riravuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ubwo urumva nabanje kubabwira ziriya nzira kandi mvuze nkeya. Ubutaha wenda nimba mfite umwanya urambuye nzazibabwiraho neza inzira. Inzira ni nyinshi. Inzira ni nyinshi, ariko ndashaka noneho kubabwira inzira zijya i Siyoni. Inzira z'igisiyoni zinyura hehe? Ese inzira z'igisiyoni ni bande bazinyuramo? Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, umuntu wakijijwe, umuntu ufitemo imbaraga muri Yesu, washinze imizi muri Yesu. Ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Izo nzira zose ni inzira zigaragara abantu banyuramo maze kubabwira, ariko ngo hari n'inzira ziba mu mutima. Haleluya. Kandi izi nzira ziba mu mutima ngo z'igisiyoni. Bivuga ngo inzira z'igisiyoni ntabwo ari inzira nk'izo tumenyereye, ni inzira ziba mu mitima. Hari abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Mbibutse ko kuba umukristo ubundi uba urimo utegura inzira z'igisiyoni. Ubukristo ni iki? Reka tubuhuze n'inzira. Inzira zijya i Siyoni. Kuba umukristo niko konyine gushobora gutuma ugira inzira z'igisiyoni. Ubukristo ni ubuzima. Umukristo ni ubuzima abamo. Ntabwo wavuga ngo uyu munsi uri umukristo ngo ejo wabivuyemo ngo uvuge ngo ufite inzira z'igisiyoni. Oya, umukristo ni inzira z'igisiyoni. Umukristo arazibana. Umukristo iyo aryamye atekereza kuri izo nzira z'igisiyoni. Haleluya. Umukristo iyo yicaye aba yibwira inzira zijya i Siyoni. Ubukristo nicyo kintu gifasha umugenzi guca muri izi nzira z'igisiyoni.
inzira z'igisiyoni. Dawidi bene kora baravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Bivuga ngo abantu bafite inzira nyinshi bagendamo, ariko Bibiliya iravuze ngo umuntu uhiriwe, oh haleluya, ni umuntu ufite mu mutima we inzira zijya isiyoni. Kugira inzira z'igisiyoni ni bimeze gute? Utekereza isiyoni, utekereza iby'ijuru, wibwira nk'umukristo. Niyo urose urota ijuru, iyo ugenda ufite kwirinda, ugenda uri maso, ugenda uvuga uti nagira uwo mpungabanya. Inzira z'igisiyoni. Ni bande muri mwebwe bifuza gutangira inzira z'igisiyoni? Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Bwana sifiwe. Abantu bafite ahantu bashinze imbaraga. Umuntu agira abantu bakomeye babakira kumva arakomeye, akumva afite imbaraga. Ni byiza nabyo si bibi, ariko ndagira ngo nkubwire umuntu uhirwa uwo ari we mwene data, ni umuntu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni. Ni umuntu ugufitemo imbaraga mana, ni umuntu wakwiringiye, ni umuntu wakwishingikirijeho, ni umuntu wazinutswe inzira z'ibyaha zose, ni umuntu wazinutswe twatuyira twa bugufi twose akiyegurira Imana. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, Bwana sifiwe sana, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo ibambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga muri izi nzira z'igisiyoni abazirimo. Haleluya. Ese ko mbona mudafashwa di? Abantu bari muri izi nzira z'igisiyoni bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo utandukane n'ibikurushya. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abanyabyaha. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abajya mu barozi n'abapfumu. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira z'abarangi. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira zikujyana Gehinomu. Bibiliya iravuze ngo bagenda bagwiza imbaraga abafite inzira z'igisiyoni, abatekereza kujya mu ijuru, abamaze kuzinukwa isi, abageze ku musaraba. Ku musaraba mwiza niho ntabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Iyo umuntu yageze ku musaraba aba ari mu nzira z'igisiyoni, ngo umukristo ahageze yatuye imitwaro yose yari yikoreye, yumva araruhutse. Bene data, ijambo riravuze ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya isiyoni. None humva ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baga, iyo banyuze mu bintu by'ibikombe murabizi namwe muri kubinyuramo. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baga, bavuze igikombe cyitwa baka, ariko nawe ufite igikombe uri kunyuramo. Iyo banyuze mu gikombe cy'uburwayi, iyo banyuze mu gikombe cy'ibibazo, iyo banyuze mu gikombe cy'ibibagerageza, iyo banyuze mu gikombe cya kindi cy'ishidikanyamana, iyo banyuze mu gikombe Satani arimo ababwira ko batazagera iyo bajya, ngo ntabwo bacika intege, bagenda bagwiza imbaraga. Ngo umuntu wese wo muri bo, haleluya, aboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndakwifuriza kuboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndakwifuriza gusenga ukagira inzira z'igisiyoni mu mutima. Reka mbabwire itandukaniro ry'abantu bafite inzira z'igisiyoni n'abafite izindi nzira zijya ahandi. Igikombe baka kirabitandukanye. Iyo umukristo w'ukuri ageze mu bimugerageza, arihangana akera imbuto, arihangana ntihagire ikimumaraho amahoro, arihangana akitwararika. Iyo agenda mu isoko agenda yitwararika,
iyo agenda mu ishuri agenda yitwararika, ahantu hose agenda yitwararika. si byo bene data? ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bije aritwararika. erega nubwo wananirwa ugashika intege, ariko upfa kuba wamenye yuko wagize intege nke, waguye, ugasaba Imana imbabazi. niko umukristo mwiza amera, kuko turi abantu twambaye umubiri, ntiturageraho Satani atageze imyambi. ariko nubwo waba watsikiye ukibuka kubwira Imana ngo Mana mbabarira, niwemereye yuko ibyaha bikwarikaho, ibyaha birwanira mu mutima wawe. ariko umuntu udafite inzira z'igisiyoni mu mutima we, ni ukuvuga ngo muri we nta kintu kimucira urubanza. yakunyuraho rwose akakubwira nabi akumva nta kibazo, yaguhemukira akumva nta kibazo, mwabana rwose akajya akubwira nabi mu murimo w'Imana, mbese akagukorera ibyo yumva byose ashaka, akumva nta kibazo. ariko ntabwo bikwiriye ko umuntu wese akwiriye kuba mu zindi nzira zitari inzira zimujyana mu ijuru, kandi yaritiriwe izina ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nabibwiriraga iri jambo uburyo bagenda bagwiza imbaraga, ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. bene Kora barasenga ku murongo wa 9 ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye, Mana ya Yakobo ntegera ugutwi, Mana ngabo idukingira, reba witegereze mu maso huwo wasize, kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Imana itugirire neza. byonyine kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta iyindi minsi uri mu bikari by'isi, uri mu bakomeye. Imana ibaha umugisha. nagira ngo rero mbibutse ko Umwami Yesu ari bugufi, ahaho sinzareka kuhatinda. mbasaba yuko buri muntu wese yashakisha uburyo agira inzira z'igisiyoni mu mutima we. Imana ibaha umugisha. reka nsoze senga. hari umuririmbyi wavuze ngo ku irembo, bari ku irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. turirimbane nabwo tuba dusenga, undi twinginga Uwiteka ashyire muri mwe inzira z'igisiyoni. intego y'ijambo twaganiraga ni inzira. inzira twavuze ku nzira. ni iyihe nzira urimo? uri mu nzira igisiyoni cyangwa uri mu nzira ijya mu byaha? uri mu nzira yo gukomeza urugendo runye mu ijuru cyangwa uri mu nzira usubira inyuma? Imana ikugarukeho, Imana ikuramburira amaboko, kandi humura. cyazanye Yesu no guhumuriza umutima ubabaye, umutima wihebye, umutima ucitse intege, umutima uhura n'ibiwuremerera byinshi. ntuzite rwose ku by'isi na Satani, ahubwo uzite ku cy'Imana ivugana nawe. ugira inzira z'igisiyoni. nibyo mbifuriza. ugenda ugwiza imbaraga kandi uharanire ko uboneka mu maso y'Imana. Imana ibikuzi, Imana ibikuzi neza, ibizi ibyo urimo kuruta uko abantu bakumenya. kwirembo kwirembo ubari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. ntihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha, maze mu isi yagizwe nshya. haleluya. tuzabaho dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. kwirembo kwirembo ubari kwirembo
ndageze kw'irembo. Yesu ari mu nzira aza, niyo mpamvu dukwiye kugira inzira z'igisiyoni. Ageze ku irembo ntihazabura intambara, amahoro ntazahora, ngo keretse Yesu natsembaho urupfu n'ibyago. Ariko hari n'umunsi tuzabaho dusugire kudapfa, kwakuye gupfa tutakibabara. Imana ibaha umugisha nshuti zacu, kandi mukomeze gukurikirana Arabohora TV, namwe muzagenda murushaho kunguka byinshi. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Subiramo aya magambo wowe utarakira Yesu, vuga ngo Umwami Yesu, ndakwizeye, ndakwiringiye, nzinutswe inzira zose z'ibyaha, ndakwiyeguriye, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka. Mu izina rya Yesu, amahoro yawe atwarire muri jye, kandi ubushobozi bwawe bwinshi, umwuka wera wawe mwinshi abe kuri twebwe twese. Buri muntu wese ukurikiye iyi cano turamusengeye, uwari urimo yatura ibyaha, uwari urimo yicira urubanza abona ko yasubiye inyuma, tumugaruje ubugwaneza mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo natwikire buri wese, kandi uwari urushye, uwari uremerewe, uwari ucitse intege, utari ufite umutima inzira z'igisiyoni, uyu mwanya uzimuremeremo. Uwari ubuze imbaraga, mureka agenda agwiza imbaraga mu izina rya Yesu. Uwari ufite uburwayi, turabusengeye nibukire. Uwari wihebye, turasenze ngo abone amahoro. Uwumvaga umutima urimo agahinda, tukujujemo umunezero wa Yesu mu izina rya Yesu. Ducagaguye imbaraga z'abadayimoni zitangira abantu kujya mu bwami bw'Imana, zibuza abantu gusenga, zibuza abantu kwera imbuto. Yesu ashimwe. Bakunzi barabohora TV, nongeye kubasuhuza. Njyewe nkuko tumenyeranye ni Betty Nyiramukiza, ndi umumama w'abana 3, ndi umukristo i Remera, niho nkorera umurimo, ndi umwe mu bayobozi baho ba international. Shimira Imana yampamagaye ikampa umurimo, ikanyizera, ikampa agakiza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora gucumuraho. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, turirimbane ibice 2 birahagije rwose. Dufatanye kwibuka ibyo Umwami Yesu yadukoreye no gusengana. Hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nkiri ibyaha birimburwe, nkiri ibyaha birimburwe, ngerageza uko nshoboye kwibona, kwibuza inama mbi z'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jyumboneza, jyumboneza. Ntabwo nshoboye gukomeza, reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ri muri Zaburi ibice byaho 84, turasoma umurongo waho wa 6. Haravuga ngo, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye,
mana ya Yakobo ntegera ugutwi, mana ngabo idukingira, reba witegereze mu maso h'uwo wasize. Amen. Kuko munsi umwe mu bikari byawe uruti yindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha, kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo inkingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Hahirwa Uwiteka Nyiringabo, hahirwa umuntu kwiringira. Amen. Mbatuye iyi zaburi mwese ibafashe. Iyi zaburi yahimbwe na Dawidi, ni ya Dawidi. Aho yaririmbaga, yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirishaga inanga ijwi ryitwa gititsi. Ni zaburi ya bene Kora. Iyi ni zaburi ya bene Kora baririmbye, baravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Amen. Hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Je nakunda kwihagararira gusa ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, kuko bindutira kuba mu mazu yubakitse cyane, bikandutira kuba muri kabare nk'inzoga. Iminsi yanjye ntizapfa ubusa. Uyu muririmbyi nawe yanyibukije ino zaburi, ariko ikintu ushaka ko tuganira mu minota itari myinshi ni ijambo rivuga ngo inzira. Inzira ni nyinshi muri iyi si, haba inzira nyinshi. Hari inzira z'amazi, abantu bagaca inzira z'amazi bakoga, hari abaca mu bwato, izo ni inzira. Hari n'izindi nzira z'ikirere, nazo ni inzira. Abantu bagenda mu kirere, abapiloti, amasterite, ni inzira. Hari n'utuyira dutoya twa tundi two mu mihana, kwa kundi abantu baba baturanye, agaca nko mu kayira rwose gatoya akabageze aho ashaka kujya. Iyo ako nako nayo ni inzira. Izi nzira rero sinshaka wenda kuzitindamo, gusa nashaka kubabwira ko hari inzira. Iri jambo riravuze ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ubwo urumva nabanje kubabwira ziriya nzira kandi mvuze nkeya. Ubutaha wenda nimba mfite umwanya urambuye nzazibabwiraho neza. Inzira ni nyinshi. Inzira ni nyinshi, ariko ndashaka noneho kubabwira inzira zijya isiyoni. Inzira z'igisiyoni zinyura hehe? Ese inzira z'igisiyoni ni bande bazinyuramo? Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, umuntu wakijijwe, umuntu ufitemo imbaraga muri Yesu, washinze imizi muri Yesu. Ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Izo nzira zose ni inzira zigaragara abantu banyuramo maze kubabwira, ariko ngo hari n'inzira ziba mu mutima. Haleluya. Kandi izi nzira ziba mu mutima ngo z'igisiyoni. Bivuga ngo inzira z'igisiyoni ntabwo ari inzira nk'izo tumenyereye, ni inzira ziba mu mitima. Hari abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Mbibutse ko kuba umukristo ubundi uba urimo utegura inzira z'igisiyoni. Ubukristo ni iki? Reka tubuhuze n'inzira. Inzira zijya isiyoni. Kuba umukristo niko konyine gushobora gutuma ugira inzira z'igisiyoni. Ubukristo ni ubuzima. Umukristo ni ubuzima abamo. Ntabwo wavuga ngo uyu munsi uri umukristo ngo ejo wabivuyemo ngo uvuge ngo ufite inzira z'igisiyoni. Oya, umukristo ni inzira z'igisiyoni. Umukristo arazibana. Umukristo iyo aryamye atekereza kuri izo nzira z'igisiyoni. Haleluya. Umukristo iyo yicaye aba yibwira inzira zijya isiyoni. Ubukristo nicyo kintu gifasha umugenzi guca muri izi nzira z'igisiyoni. Inzira z'igisiyoni. Dawidi bene Kora baravuga ngo hahirwa abafite mu mitima
inzira z'igisiyoni. Bivuga ngo abantu bafite inzira nyinshi bagendamo, ariko Bibiliya iravuze ngo umuntu uhiriwe, oh haleluya, ni umuntu ufite mu mutima we inzira zijya isiyoni. Kugira inzira z'igisiyoni ni bimeze gute? Utekereza isiyoni, utekereza iby'ijuru, wibwira nk'umukristo. Niyo urose urota ijuru, iyo ugenda ufite kwirinda, ugenda uri maso, ugenda uvuga uti nagira uwo mpungabanya. Inzira z'igisiyoni. Ni bande muri mwebwe bifuza gutangira inzira z'igisiyoni? Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Bwana sifiwe. Abantu bafite ahantu bashinze imbaraga. Umuntu agira abantu bakomeye babakira kumva arakomeye, akumva afite imbaraga. Ni byiza nabyo si bibi, ariko ndagira ngo nkubwire umuntu uhirwa uwo ari we mwene data. Ni umuntu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni. Ni umuntu ugufitemo imbaraga Mana. Ni umuntu wakwiringiye, ni umuntu wakwishingikirijeho, ni umuntu wazinutswe inzira z'ibyaha zose, ni umuntu wazinutswe twatuyira twa bugufi twose akiyegurira Imana. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, Bwana sifiwe sana, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo ibambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga muri izi nzira z'igisiyoni abazirimo. Haleluya. Ese ko mbona mudafashwa di? Abantu bari muri izi nzira z'igisiyoni bagenda bagwiza imbaraga, ngo kandi umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo uboneke mu maso y'Imana isiyoni. Ndagusengera ngo utandukane n'ibikurushya. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abanyabyaha. Ndagusengera ngo utandukane n'inzira z'abajya mu barozi n'abapfumu. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira z'abarangi. Ndagusengera ngo utandukane n'izo nzira zikujyana Gehinomu. Bibiliya iravuze ngo bagenda bagwiza imbaraga, abafite inzira z'igisiyoni, abatekereza kujya mu ijuru, abamaze kuzinukwa isi, abageze ku musaraba. Ku musaraba mwiza niho ntabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Iyo umuntu yageze ku musaraba aba ari mu nzira z'igisiyoni. Ngo umukristo ahageze yatuye imitwaro yose yari yikoreye, yumva araruhutse. Bene data, ijambo riravuze ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya isiyoni. None humva ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baga, iyo banyuze mu bintu by'ibikombe murabizi namwe muri kubinyuramo. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baga, bavuze igikombe cyitwa baka, ariko nawe ufite igikombe uri kunyuramo. Iyo banyuze mu gikombe cy'uburwayi, iyo banyuze mu gikombe cy'ibibazo, iyo banyuze mu gikombe cy'ibibagerageza, iyo banyuze mu gikombe cya kindi cyishidikanya Mana, iyo banyuze mu gikombe Satani arimo ababwira ko batazagera iyo bajya, ngo ntabwo bacika intege, bagenda bagwiza imbaraga. Ngo umuntu wese wo muri bo, haleluya, aboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndakwifuriza kuboneka mu maso y'Imana isiyoni. Ndakwifuriza gusenga ukagira inzira z'igisiyoni mu mutima. Reka mbabwire itandukaniro ry'abantu bafite inzira z'igisiyoni n'abafite izindi nzira zijya ahandi. Igikombe baka kirabitandukanye. Iyo umukristo w'ukuri ageze mu bimugerageza, arihangana akera imbuto, arihangana ntihagire ikimumaraho amahoro, arihangana akitwararika. Iyo agenda mu isoko agenda yitwararika,
iyo agenda mu ishuri agenda yitwararika, ahantu hose agenda yitwararika. si byo bene data? ni ukuvuga ngo iyo ibibazo bije aritwararika. erega nubwo wananirwa ugashika intege, ariko upfa kuba wamenye yuko wagize intege nke, waguye, ugasaba Imana imbabazi. niko umukristo mwiza amera, kuko turi abantu twambaye umubiri, ntiturageraho Satani atageze imyambi. ariko nubwo waba watsikiye ukibuka kubwira Imana ngo Mana mbabarira, niwemereye yuko ibyaha bikwarikaho, ibyaha birwanira mu mutima wawe. ariko umuntu udafite inzira z'igisiyoni mu mutima we, ni ukuvuga ngo muri we nta kintu kimucira urubanza. yakunyuraho rwose akakubwira nabi akumva nta kibazo, yaguhemukira akumva nta kibazo, mwabana rwose akajya akubwira nabi mu murimo w'Imana, mbese akagukorera ibyo yumva byose ashaka, akumva nta kibazo. ariko ntabwo bikwiriye ko umuntu wese akwiriye kuba mu zindi nzira zitari inzira zimujyana mu ijuru, kandi yaritiriwe izina ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nabibwiriraga iri jambo uburyo bagenda bagwiza imbaraga, ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. bene Kora barasenga ku murongo wa 9 ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye, Mana ya Yakobo ntegera ugutwi, Mana ngabo idukingira, reba witegereze mu maso huwo wasize, kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Imana itugirire neza. byonyine kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta iyindi minsi uri mu bikari by'isi, uri mu bakomeye. Imana ibaha umugisha. nagira ngo rero mbibutse ko Umwami Yesu ari bugufi, ahaho sinzareka kuhatinda. mbasaba yuko buri muntu wese yashakisha uburyo agira inzira z'igisiyoni mu mutima we. Imana ibaha umugisha. reka nsoze senga. hari umuririmbyi wavuze ngo ku irembo, bari ku irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. turirimbane nabwo tuba dusenga, undi twinginga Uwiteka ashyire muri mwe inzira z'igisiyoni. intego y'ijambo twaganiraga ni inzira. inzira twavuze ku nzira. ni iyihe nzira urimo? uri mu nzira igisiyoni cyangwa uri mu nzira ijya mu byaha? uri mu nzira yo gukomeza urugendo runye mu ijuru cyangwa uri mu nzira usubira inyuma? Imana ikugarukeho, Imana ikuramburira amaboko, kandi humura. cyazanye Yesu no guhumuriza umutima ubabaye, umutima wihebye, umutima ucitse intege, umutima uhura n'ibiwuremerera byinshi. ntuzite rwose ku by'isi na Satani, ahubwo uzite ku cy'Imana ivugana nawe. ugira inzira z'igisiyoni. nibyo mbifuriza. ugenda ugwiza imbaraga kandi uharanire ko uboneka mu maso y'Imana. Imana ibikuzi, Imana ibikuzi neza, ibizi ibyo urimo kuruta uko abantu bakumenya. kwirembo kwirembo ubari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. ntihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha, maze mu isi yagizwe nshya. haleluya. tuzabaho dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. kwirembo kwirembo ubari kwirembo
Yesu araje kandi ageze ku irembo. Yesu ari mu nzira aza, niyo mpamvu dukwiye kugira inzira z'igisiyoni. Ageze ku irembo ntihazabura intambara, amahoro ntazahora, ngo keretse Yesu natsembaho urupfu n'ibyago. Ariko hari n'umunsi tuzabaho dusugire kudapfa, kwakuye gupfa tutakibabara. Imana ibaha umugisha nshuti zacu, kandi mukomeze gukurikirana Arabohora TV, namwe muzagenda murushaho kunguka byinshi. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Subiramo aya magambo wowe utarakira Yesu, vuga ngo Umwami Yesu, ndakwizeye, ndakwiringiye, nzinutswe inzira zose z'ibyaha, ndakwiyeguriye, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka. Mu izina rya Yesu, amahoro yawe atwarire muri jye, kandi ubushobozi bwawe bwinshi, umwuka wera wawe mwinshi abe kuri twebwe twese. Buri muntu wese ukurikiye iyi cano turamusengeye, uwari urimo yatura ibyaha, uwari urimo yicira urubanza abona ko yasubiye inyuma, tumugaruje ubugwaneza mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu Kristo natwikire buri wese, kandi uwari urushye, uwari uremerewe, uwari ucitse intege, utari ufite umutima inzira z'igisiyoni, uyu mwanya uzimuremeremo. Uwari ubuze imbaraga, mureka agenda agwiza imbaraga mu izina rya Yesu. Uwari ufite uburwayi, turabusengeye nibukire. Uwari wihebye, turasenze ngo abone amahoro. Uwumvaga umutima urimo agahinda, tukujujemo umunezero wa Yesu mu izina rya Yesu. Ducagaguye imbaraga z'abadayimoni zitangira abantu kujya mu bwami bw'Imana, zibuza abantu gusenga, zibuza abantu kwera. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora